ko akiriho kubera igihe gishize ntazi ngo ameze gute, ntazi ngo arahari cyangwa ntahari. Kuba rero agihari mubona humeka nibyo gushimira Imana. Nukuri ndi umuntu, sibyo? Turi abantu, n'umuntu kandi abantu wenda twakira ibintu mu buryo butandukanye. Mvuze ngo ibyo yankoreye ni nanjye nabimenye vuba. Niyo mpamvu ngewe umunyamakuru twawe tukarwana nyine ngewe komana haze reka nkubaza ubundi mbere yuko bagufunga, sibyo? Bataragufunga ubundi umwana yarabayeho gute? Warasigaranye na Jean Luc yarabayeho gute? Kuko ikintu nzi nabashije kumenya, sibyo? Mbere yuko bagufunga nuko wabonye nagiye utangira kujyuzana abagore mu nzu, sibyo? Wazana yego wenda giye nanze kuvuga ngo direct mite ko injyano y'inguyi nkuko yabitsabaga mu mujyane harya twajyanye abati before yuko tujyanye eka kumwe ngewe nawe nanjye nicyo nari natekereje. Nyine ngewe ikintu nibaza ni kimwe nanjye namusize yaracupiye imisatsi kandi barayikoze baranyogoshe none uri gutegereza umuntu umwitaho wowe baramwogoshe simbizi ngewe yari urumva wamuhobera ndagukunda urumva wamuhobera ndi kumva nakora byinshi cyane uko twari tubanye kera tutarashwana numva n'ubundi wamuhobera ni ibiki wumva wakora? ye ikintu numva iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente, iyo nitegereje neza nkareba Manzi na Innocente, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingi wana. Manzi na Innocente, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocente, songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongera ngo ikaze abadukurikirane kuri Manzi na Innocente TV muri kumwe na Nyakira Rwanda Rwanda bakazamura igisho cy'abana bagasaka mutora za sana mugoroba samatera gacyaga cyangwa sa muhundi wicara kuri Manzi na Innocente TV birebere byinshi byiza tuba twagutegure. Manzi na Innocente TV uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi ugomba gukora mu gihe gito na gusaba kuri subscribe n'umutari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwingira gusaba cyane kudusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mande zitandukanye. Reka ntangire nshimira abantu bajya bafata umwanya wabo bakanyandikira muri comment bakambwira ngo nyabuneka ongera iki cyangwa se gabanye iki. Mpereze n'ikaze abantu badukurikiranye bari mu mpande zitandukanye z'isi, abari muri Amerika, Uburayi, Asia, Australia ndetse na Afrika, n'abari mu bihugu by'ubuturanyi Burundi, Uganda, Congo, Tanzania ndetse na Kenya. Reka mbabwire ko muri abantu bakadasohoka kuri twebwe. Umunsi wa none rero murabona aba bantu bombi murabasi. Jewe nahuye n'uyu mugabo Papa Jean Luc muramuzi, ibyo yankoreye murabizi, sibyo? Ibyo yankoreye murabizi, uburyo narwanye nawe, uburyo yansanze hariya, ariko nk'umuntu w'umugabo yansabye imbabazi ndazimuha. Dutegetswe kubabarira ndetse no kugira ute no kuba twababarirwa. Je naguhaye imbabazi bro, naka kanya nongere mbikubwire. Nakoze cyane. Je naguhaye imbabazi kubyo wakoze, naje gupereza nsanga zari inzoga nyinshi no kutamenya amakuru y'uburyo ugomba kwitwara. Yavuye muri gereza nyine dore baranyogoshe. Ibyo turabibona. Sasa yansabaga kumujyana aho umwana we Jean Luc ari kwa Manzi na Innocente. Naje nk'umuntu mukuru nashize mu inyurabwenge ndavuga ati ntabwo nshobora kumujyanayo ntari naperereza amakuru neza amenye nimba ari Papa Jean Luc kuko byanyabyo. Naje kuvugana na Mama Jean Luc, vugana nawe kuri telefone ndamubwira ati se Papa Jean Luc ko yabonetse umuntu umeze gutya na gutya. Arambwira ngo banzu impuze n'uwo muntu nganire naye ndebe niza nimba ari we. Umunsi wa none nabahuje murababona tugiye kuganira mbere yuko mbajyana kwa Innocente cyangwa se njyana n'uno mugabo kwa Innocente maje kumuza na madamu we kugira ngo baganire nawe amukuri neza nimba uyu bari we mugabo. Mama bimeze biti? Sawa. Biragenda neza? Biragenda. Kumva utishimye se kandi wahuye n'umugabo wawe?
oya nabiba birenze tu ntago nabirenze nyuma y'imyaka myinshi na nyuma y'amezi menshi utabonana n'umugabo wawe wese warone mwongeye kubonana uriyumva ute ese uri gutekereza iki muri aka kanya ndiyumva gute ntago navuga ko ntishimye ariko nanone ntago navuga ngo birarenze cyane nishimye natwe uwo urishimye nawe uko nyine ashaka kuba avuga atishimye nta kintu avuge nabi ahubwo ngiye numva kuba nabonye nawe n'umugore wanjye muri igihe tabonana byajemo n'ibintu by'abana n'ibiki ariko nabanza avuge nyine ntacyo nawe uriyumva ute biraho tu ndashima Imana ko nongeye kumubona agihumeka ikintu kinshimishije hagati aho nuko wenda umwana atabaye imfubyi kuko uyu nguyu ngiye nta nubwo natekerezaga ko akiriho kubera igihe gishize ntazi ngo ameze gute ntazi ngo arahari cyangwa ntahari kuba rero agihari mubona ahumeka nibyo gushimira Imana. Niki wamubwira muri aka kanya nyuma y'igihe kinini mutabonana? Se namubwira iki koko nukuri ndi umuntu sibyo turi abantu n'umuntu kandi abantu wenda twakira ibintu mu buryo butandukanye mvuze ngo ibyo yankoreye aka kanya narabyibagiwe cyangwa se ntago njya ndenzaho ngo wenda narabyibagiwe cyangwa ndenzeho mwishimire mwereke ko mwishimiye nabamubeshye mvuze ngo ndamwishimiye nk'umuntu nari nkumbuye cyangwa iki nabambeshye abanyarwanda nyina araho tu nkuko ndi kumubona nta kindi namubwira nk'umuntu yaramemukiye ko kugira ngo uriya mwana ajye kurerwa mu muryango wamutoraguye n'ubuhemu bwe byamuturutseho ndagenda maze kugenda nawe ntiyabasha gufata umwana ngo amugumane aramuta umwana aratoragurwa ibyo byose ni ibintu bitanshimisha rero. Wowe yumva ute kuba wongeye kubonana na madamu wawe mwari mumaze igihe kinini mutabonana mutaganira muticara ngo murebane mu maso? Ngiye kuba mbonye madamu wanjye ni kumva nishimye ariko icyo kibazo yaravuzeho ngo yarambuze byatewe nuko nari narafunzwe nagiye mageragere biteye imyaka 2 nubwo nta kiza niyo mpamvu nanjye cyagiye twarwanye cyagiye nkubaza ati se wandangiye umwana wanjye yagiye nkubaza ati kuko niwo numvaga bavuga ngo umwana wanjye ahari urahasi baratoraguwe umwana wanjye yatoraguwe n'umudamu wanjye kose ntabwo mwanga mpe uramukunda cyane ku buryo aka kanya uramutse ubonye uburyo bakakubwira ngo usubirane nawe wabyemera? Byo tuvugana biramutse bibaye numva nasubirana n'umudamu wanjye. Niki wamubwira aka kanya? Kinabwira kandi niko mukunda bamukunda mwana wanjye Jarike mwana w'umuhungu niko kuba naragiye koze ibyo bintu byose icyo kibazo kikaba cy'umwana uwo ibi bintu bivugwa ni byinshi kuko abantu nago baguteranya n'umwana na madamu mama ibyabaye byose baguteranyije n'abantu baguteranyije kuba madamu we yaravuye mu rugo akagenda agatorongera akagenda cyangwa niwe wamubereyemo abaye mubi ikosa nyine nanjye niryo musaba imbabazi mama nanjye nsaba imbabazi mudamu wanjye wamubereye mubi urabyemera? Ndamubereye mubi ariko nta nakisubira wakisubiraho gusa cyo narinje namusaba ni kimwe nuko wenda namenye amakuru aho umwana bamuturereye ibyo sindabigeraho ibyo n'uburetse sindabigeraho ariko n'ubundi ushobora kuba wowe ubwawe sinzi kubyo nabivugamo reka mbireke mama akanya baramutse baguhitishije n'ibintu bibiri kakubwira ngo ariko bw'umwana wawe mukajyana no gusubirana na Jarike mukongera mukabana n'umugabo wawe ukaba uri kumwe na Jarike ndetse n'umugabo wawe cyangwa kuguha Jarike wenyine ugatandukana n'umugabo wawe burundu wahitamo iki? Icyakubera icyo wumva cyaba kikubereye ni iki? Ni ugutwara umwana wanjye.
umugabo wanyu musubirana cyane rwose. kuziye mpamvu ku mpamvu yuko nyine uwahemutse ahora ahemuka. Niba ikintu cyatumaga ataha akankubita, ataha akambwira nabi, akantoteza kigihari, ari ikintu yari afite icyo gihe na n'uyu munsi kikaba kigihari, n'ubu mumubona afite ukuntu ameze nyine, simbivuze, umuntu ureba arabibona. Ni ingeso idashira cyangwa ngo ikire irangire. Ibyabaye rero icyo gihe n'ikindi gihe byaba. Nana nukuvuga ngo n'amaginga yangaya ubona sinzi nyine nanjye uburyo ndi kumubona, sinzi uburyo ndi kubona reacting. Oya ariko nta mugabo utisubiraho. Nta mugabo utisubiraho. Je numva umugore wanjye twabana namusana imbabazi tukarera abana bacu, dore tumaze kugira babiri, undi sinzi uko byagenze. Urabizi se ko yabyaye? Nabizi ariko umwana simbi, ariko nta kibazo umudamu wanjye twanabiganiraho kagira ko tubihe ntacyo. Ungiye umugore wanjye ndamutse uko byagenze gute, utazi ko byagenze? Neze ko nta na kimwe bumbwira kandi nikubwirire he muri gereza. Neze niba mfunguye rega ntabwo buri hariya ntabwo uvugana n'abantu, ntabwo bashuka kuvugana n'abantu. Ese muri we bagiye kugufunga byagenze bite? Umwana yagiye kuva mu rugo atoragurwa byagenze bite? Akazi nagiyeho kabi nyine gatuma bamfunga, nanjye nabona n'ifite gihe bamfata mu muhanda baranjyana. Uri muri gereza se basi bajya gufata akanya n'ak'iminota 2 ugatekereza kuri famiye yawe? Najyaga mbikora, umugore wanjye namwandikiye akabaruwa nyine n'undi agafite nyine, niko wabuze umuntu ukamwoherereje. None se wumvaga Jarike ari? Jarike nyine amakuru bambwiraga ati umuntu umeze ngo ugenda ngo uvuga ahantu umunyamakuru nyine, nanjye nabimenye vuba. Niyo mpamvu ngewe umunyamakuru twahuye tukarwana nyine ngewe. Komana haze reka nkubaza ubundi mbere yuko bagufunga, sibyo? Bataragufunga ubundi umwana yarabayeho gute? Umwana twari tubanye n'umudamu, tubanye nta kibazo, nubwo wenda nakugubitaga sheri yarakubeshye yene batwarwaraga, ariko ntabwo wanyangama gatsindwa. Reka nkubaza kavuge ngewe naragiye, warasigaranye na Jalike, yarabayeho gute? Kuko ikintu nzi nabashije kumenya, sibyo? Mbere yuko bagufunga nuko wabonye nagiye utangira kujya uzana abagore mu nzu, sibyo? Wazana abagore mu nzu ugatoteza umwana ufatanyije nabo bagore. Ndakubeshye? Oya ntabwo nabihakana, gusa hari n'ibyo wumva biba bitarabaye. Gusa ntabwo njye nakwigira umwere sheri, ntabwo ngewe rwose urumva nakwigira umwere pe. Wa mugore wanjye we ngiye rwose nakwigira umwere, ariko ubyumve ko ngiye ngukunda. Bamukunda? Jarike se uramukunda? Jarike n'umwana wanjye. Ni wakangahe mbese? Umwana wa mbere ariko nyine nta kibazo. Ni imfura. Yero munagabura icyo kuvuga. So nabahuje kugira ngo mwebwe ubwanyu mwige. Gusangiza ndashaka umumeri burya. Ndashaka gushimira ahantu bandere umwana kandi na mama we mbimusabe. Yego. Abe yama n'umwana nawe dukurikira musa imbabazi ngo biribe byambayeho. Kubyambayeho ni birebire sinabivuga ngo birangiye. Yarayibonye umugabo bamwogoshe ntabwo ari ku kayinye. Je nabahuje umunsi kugira ngo mwebwe ubwanyu mwigire hamwe ikibazo mufite. Ufite ikibazo cyo gusubira mu kazi Uganda ukajyana n'umwana. Sibyo? Yego. Wenda je nanze kuvuga ngo direct mite ko injyano y'inguyi nkuko yabitsabaga mu mujyane harya twajyanye. Abati before yuko tujyanye reka banje nguhuze nawe. Bizera neza ko hari ibyo mwakimurira cyangwa se mwaganira
ushobora gutuma bahereza umwana wanyu byihuse sibyo sindi nimba ari ikosa nakoze kuguhuza n'uyu muntu yereka musaba ikintu kimwe ikintu nasaba nuko mudamu wanjye vuga utankora uvuge uvuga byose mudamu ikintu namusaba ni kimwe niko yamfasha tukandikisha umwana mu indangamimerere ntabwo ananditse yaganditse madame kuba yanditswe atese kuba yanditswe nakubajije ngo kuba naguhuje n'umuntu ni ikosa rikomeye ni ikosa kuri njye byari ngombwa ko no kumubona mu maso yawe aho jya ukumbura mani hari ibidakumburwa njye nkumbura se nkumbura iki cyiza nabonye yose umuntu murabanye imyaka ingahe 7 wajya ukumbura n'umuntu ukavuga ati nkumbure za nkoni se wenda niba wenda tubane ko wenda ibyo twabo no sinana kimwe cyiza nigize nkora mu buzima wenda ashobora kwanga umuntu ukamubwira ati nakoze iki ariko sinana cyiza nakoze wenda nakoze ibibi byinshi sinana kimwe wumva cyiza nakoze ntacyo nibuka kanankumburira ntacyo pe banampemukiye kugira ngo mpure nawe bampemukiye cyane mama njye naje nshaka umwana wanjye ntabwo naje nshaka uyu mugabo sinzi n'icyatumye mumpuza nawe jewe kwa kugira ngo mubonane umpereze n'uburenganzira cyangwa se umpereze uruhushya nimba umwemerera kuba namujyana kwa Innocente ntabwo mbizi nzamujyaneyo ibyo yankoreye abantu barabibonye ntabwo wamujyanayo wenyine kumujyanayo tugomba kujyana njyewe nawe nawe ndakumva ari ibyo ababyiza naho ibyo yaje kwibwirishwa ngo uzamujyaneyo nkandise musaba muhora mumubwira mfasha tujye kure umwana ntabwo abishaka simbizi mudamu wanjye aragorana arabimbwira uhora ubimbwira kuva wafungurwa tubonanye kangahe kugira ngo uvuge ngo uhora ubimbwira ngo simbishaka si ikintu nakubwira ni iki mugore mwiza kuki wumva ko ibintu byose bigutambukaho nabivuye yibwira urumva twabikora dute ngewe umwana nuwe pe sinamumubuzaho uburenganzira bwo kuba yamureba bwo kuba yamenya ngo arihe bwo kuba yamenya imisatsi wenda ngewe waretse nkavuga by'imisatsi reka mvuge sibyo sinamubuza uburenganzira bwo kureba umwana we kumenya famiye ari kumureba mbega akamenya ngo aracyariho n'abamurera arababona ariko ntago wamujyanayo wenyine kuko ndamuzi Shari kagira amahane ntabwo wamujyana wenyine Sharike ni umusasi ukurikije se ntabwo yivamo mwana ariko nawe urabizi ko atanakwemera subizi akurikije se ntabwo yakwemera atambona ariko nanjye niyo mpamvu nanjye ikintu nakora naguciyeho ntabwo bishoboka nta kimwe nakora ngera rata mama tubikore dute tugiye ku musozo w'ikiganiro uko nyine mbikubwiye niba akeneye kureba umwana we akaba akeneye kumenya aho ari uzamujyana ariko turi kumwe ngewe nawe nanjye nicyo nari natekereje njyewe ikintu nibaza ni kimwe nanjye namusize yaracupiye imisatsi cyane barayikoze baranyogoshe none uri gutegereza umuntu umwitaho se wowe baramwogoshe simbizi ngewe buriya none ibyo nabyo urabigira urubanza washaka ko akomeza acupiye tu gusa ngewe yanze kunkora ngo dore ngewe buriya ariko urumva wamuhobera ndagukunda urumva wamuhobera njyewe ndi kumva nakora byinshi cyane kuko twari tubanye kera tutarashwana numva n'ubundi wamuhobera ni nk'ibiki wumva wakora yewe ikintu numva nakora namusohokana igihe nabonye akazi ubu ntabwo natangiye gukora hari ahantu umuntu aba avuye ni kure cyane ariko nindamuka nkoze ku mafaranga nakora byinshi uzamusohokana dore wanjye uri kubavuga kumukoraho ntabwo namukora batanyemere ntabwo gatanyemere kuba ukunda umuntu cyane umukoze bagufunga ariko ni gake byose bitwara gake ariko ndamukunda mumureho ukabyara amajarike rwose so nanjye
impamvu nyamukuru yatumye mbahuza kandi nta muntu twarwanye rero simbizi nyine njyewe nagiraga ngo dupange tuzajyane kwa Innocente mwembi babone ako Innocente abameze gute umuntu ugira ukora ibintu umva sinabona uko mbivuga ura Innocente gufatura mwana akamurera agakora ibintu nk'ibyo byiza man sinabona icyo namushimira je nanashore n'inka rwose nkayimuha Innocente pe uzamubona n'umugabo w'intwari kandi ndamushimira nibwo namubona pe ariko Innocente rwose Imana izamumera umugisha cyangwa umume nimero ye muhamagare kabaye mama inite agari Innocente mama inite telefone ufite mama inite mama Innocente namushimira pe wanjewe tuzajyanayo mama inite mama Innocente itonde bazakujyaneyo tuzajyanayo nizina abantu bakora bira bintu bari baki bari bake nabyo kuko buriya bagiye abantu bagira neza abandi bagira gutyo ariko buri muntu gukorera igikorwa cy'intwari gutyo niba ari Marguerite papa wanjye agabata umwana wanjye amureye reka kandi akumva yamuma nta kibazo ahubwo umugore wanjye niwe bunanizo simbizi reka dusoze ikiganiro nanjye icyifuzo cyane kandi mbahuza kugira ngo mwese mbasabe ko twazajyana kwa Innocente babone papa Jarike nawe bakubone kuko umugabo yaratashye yabaye muzima kugira ngo mwese azababone babonera hamwe we ntagakuza umugabo we kugira ngo azakubone n'ubwo yagira ute amubone so rero gira icyo ubwira abakunzi bacu ugire n'icyo ubwira umugabo wawe nawe agira icyo akubwira dusoreze ikiganiro ahangaha ngiye mpanga umunsi tuzajyane kwa Innocente nibibana ngombwa Innocente ndashaka uniza amayinite nkamuvugisha oya nta kibazo uzamubona nimba cyaka ibintu biva mu nzira ntaribi kuko jewe niba umudamu wanjye yarababaye ntago naguta tabukunda ngo mutera imitoma mwita uri ku mutima nibwo neze mura kubyara imfura manuka mwana yaraguje ariko kumukubita wamukubita oya ibintu by'akayoga birabiraho ubu ntabwo ukina inzoga naraziretse ubu ntabwo ukizimu naraziretse uyu munsi ntabwo wajya Madrid uyu munsi ntabwo wajya Madrid tuba turi ku kayima urari impongore kwirirwa impongore wajya kukubita umugore wamugeze uyu munsi ntabwo wigeze unywa inzoga akareka agakirazira ntabwo wasinze naraziretse sawa madamu wanjye nawe yaguha ubuhamya nubwo duhura gutya cyo naye cyo ariko yaguha ubuhamya nawe asiga abona ko nitwara neza abantu babibonye uburyo umeze babibonye ntabwo ari ibintu bitunguranye mwese mwambibonye madamu gira gira ikintu ubwira abantu n'icyo ubwira umugabo wawe dusoze nabwira abadukurikiye bakomeze nyine badukurikire bakomeze basharinge n'abandi nyine bakomeze babikore tu sawa rero icyo ufite cyo kubwira umugore wawe ikintu mfite cyo kubwira umugore wanjye ni ugutanyanga tugakomeza uko twari tumeze oya ntabwo nzongera gufata umudamu wanjye umudamu wanjye ndamukunda kandi umudamu wanjye ni mwiza umudamu ufite amaherena nakubwiye ngo ntumureho ufite imisatsi n'ubwanyanga gusa njye nta kibazo ntabwo nakamenya umudamu wanjye sawa urakoze cyane ibyo nzabikora so mw'abantu mwe rero mwarimo dukurikiranye urabona ko uyu muntu ntabwo nyine yari arimo neza ntabwo yarahagaze neza afite uburyo yitwaye butari bwiza imbere y'amaso yanyu ariko njye ntabwo nari mbizi kandi ntabwo byari komuza kubura gukora icyo nagambiriye gukora icyo ngiye gukora nuko icyo ngiye gukora ngiye kubahuza na Innocente ndetse n'umugabo we noneho bazaganire bose bamubone mwese mwabaze kubona ko Manzi yatashye namara kumubona bo bazafata umwanzuro nimba umwana bari bumubahe cyangwa batari mubahe Simon bamera umugisha